nziza ifite fondasiyo nziza ariyo umwuka wera, izamuka neza cyane iyobowe n'umwuka w'Imana. Benshi barahakiriye, abaje barwaye barahakiriye, abaje buzuye ibyaha barakizwa bahinduka abana b'Imana, abasambanaga, abicaga, abarozi, abapfumu n'abakonikoni babivamo barakizwa bagarukira Imana kubera umwuka mwiza w'Imana wakoraga muri ADEPR. Ariko umwanzi Satani yinjiye muri ADEPR mu ishusho yo kwiyoberanya, gahoro gahoro umwuka wera ugenda wirukanwa. Niyo mpamvu rero mu iyerekwa rya kabiri ariho nabonye ruriya ruhinja rwari rwiza ruseka, ariko nkabona ruhera, nasenga rukazanzamuka, sobanurirwa yuko ari umwuka wera uyu munsi uri muri ADEPR. Ngo niko bisigaye bimeze, umwuka uharinga ararembye, ngo ararembye cyane, wari ko kubona hwera, we yajya kugenda hakagira ab'ingenzi bake basenga, ngo basenga umwuka akongera agahakorera, ariko ngo igihe kizagera ngo nibadahinduka ngo basubire ku rufatiro bahozeho, mu gihe kizagera ngo umwuka wera azabakurwemo. Ndabwirwa ngo umwuka wera namara kubakurwamo ibyanditse muri Matayo ibice 5 umurongo wa 13 ngo nibyo bizahita bisohora kuri ADEPR. Tubashimire mwebwe mwese abo tubana umunsi ku munsi, tubabwire ngo n'ubundi iyi ni Mos TV, ni wa muyoboro wanyu aho mukura inyigisho z'ijambo ry'Imana, impuguro ndetse n'ibindi bijyanye n'uko Imana ikiyoboye. Uyu munsi rero ntabwo ari njye ugiye kuvuga cyangwa undi muntu, ahubwo tugiye kumva ubuhanuzi bukomeye cyane Imana yanyujije mu mukristokazi w'itorero gatolika abuhanurira ADEPR. Turagira ngo umuntu wese ukunda gusenga kandi ukunda itorero ry'Imana, by'umwihariko iri torero Imana inyujijemo ubuhanuzi kuri uyu mudamu cyangwa se uyu mukristokazi, ariko ikaba imubwiye ibyiza by'itorero, nawe urikunde kandi urisengere. Kubw'iyo mpamvu ndahamanya n'umutima wanjye ko nawe Imana izaguha umugisha. Ndagira ngo rero dutuje tubwumve, tutagiye mu bindi, ariko kandi ngusabe wowe utari wabana natwe ngo ukore subscribe, ukore share yabwo, ubusangiza abandi. Nukuri ushyireho like, ubundi iyo ushyizeho like uvuze ngo nemeye ko n'abandi, cyangwa se nsabye uburenganzira ko n'abandi babwumva. Hanyuma iyo ukoze subscribe urubuze ngo nidukomeze twaguke, kandi ntujye ubona ibiganiro byacu, ujye ubibona mu ba mbere. Hanyuma comment burya iduha amakuru yo kumenya ngo umuntu yumvisha iki, akuye mu iki. Reka rero tugusabe ibyo byose ujye ubikora. Iyo hatanze share nawe ubugize umusanzu utanga, hari abandi ubuhaye ubwo butumwa, kandi hari imitima benshi ubukijije. Mfite ubwoba ko hari abantu benshi barabifata nka ntayubu, kuko umurimo w'Imana wajemo ibitero by'uburyo bunyuranye, ku buryo bashobora kubufata nk'ubutumwa n'ubundi busanzwe, bya bintu n'ubundi byanyuze kuri YouTube, ibintu bitari ukuri. Hari n'igihe impanda izavuga abantu bakiri muri ntayubu, ariko ubutumwa nkanjye wumvisha ubutumwa kuva kera Imana yaduhaga mu itorero ADEPR, ndababwiza ukuri ntashidikanya ko ubu butumwa nibwo 100%. Reka ne gutinda, ahubwo mukurikirane ubutumwa kuko nicyo nabararikiye. Umukristokazi wo muri Kiliziya Gatolika abandi batangiye guhabwa ubutumwa n'umwana muto w'imyaka 7 kugeza no kuri uyu munsi. Aba rero mfite message n'ubundi y'itorero rya ADEPR ahabwa itariki 14 z'ukwezi kwa 4 na 16 z'ukwezi kwa 4 2025.
mesaje rero nahawe ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane 2025 iravugira iti ubwo rero nari maze gusenga ku isaha y'isaa 9 z'ijoro nibwo naryamye maze ninjira mu iyerekwa mbona ndi mu rugendo ngenda nuko ngera ahantu habereye igiterane. Icyo giterane numva ngo ni icya ADEPR. Nibwo rero umutima wanjye wambwiye ati ntabwo wacaho abantu bari gusenga ugenda udasenze uri umuntu w'Imana. Nuko niyemeza kujya gusenga ubundi ngakomeza nyuma. Ubwo rero nibwo nagiyeyo nsanga bateguye intebe nyinshi cyane ariko abari bahageze bari bakeya. Hari korali yari ihagaze ku ruhimbi aho bari bubatse amatente ndetse n'abandi bayobozi bari bicaye bayiteze amatwi. Korali y'urubyiruko yari yambaye ibitenge bidodesheje amajipo n'amakanzu cyangwa se amapantaro n'amashati ku bahungu. Abakobwa bari bafite n'ibitambaro mu mitwe yabo y'umukara. Baririmbaga neza cyane, amajwi yabo meza, bafite n'abacuranzi beza cyane babacurangiraga maze bigakora umuziki mwiza. Abo bakobwa n'aba basore bakoraga uko bashoboye bakaririmba, buri wese mu ruhande rwe agakora uko ashoboye ku buryo buri wese abona ko ari umuhanga urusha abandi. Nibwo rero nagiye ndicara iruhande rw'umudamu wari ukuriwe. Ndaye yari nko mu mezi 8 cyangwa 9 yari akuriwe ku buryo yari yicaye yihengetse kubwo kuremererwa. Nuko ngiye kubona mbona hepfo haturutse umugore waje muri icyo giterane. Yari yambaye ijipo y'umukara, yambaye akaburuze k'umweru, yarambaye isaha ndetse afite na telefone mu ntoki. Yari ateze igitambaro kirimo amabara y'umweru n'umukara n'inkweto za sandali z'umukara. Yari muremure kandi ari igikara ariko akaba ari umunyamwaga cyane ndetse yari azenze n'umunya mu maso. Yaraje rero ahita atwicara hagati njye na wa mugore wari utwite, kuko atangira kubyiga wa mugore amubuza amahoro. Aramubyiga cyane hafi kumutura hasi, maze ndamubwira nti mbese uyu mubyeyi uramuhora iki kutabuza aho wicara, ari imbere ari inyuma ko hari imyanya, iki gituma ubangamira uyu muntu. We rero arambwira ngo mbese bubyinjiyemo ute ko bitakureba. Ndamubwira nti bitandeba se usi umuntu nkanjye, kandi byongeye n'umubyeyi ukeneye kurengerwa nk'amavu kugira ngo umuhutaze. Abari aho ngaho bitabiriye igiterane nta wongeye kureba ya korali, ahubwo bose batangiye kureba aho twari twicaye maze batangira kujujura bitewe n'uwo mugore bari batangariye wari ufite umwaga ukabije. Nibwo rero ngiye byanyobeye ndahaguruka mpagarara inyuma yabo. Ngiye kumva numva telefone ye irasonnye, mbona arebye ku isaha arahagurutse ajya kwitaba telefone. Wa mudamu wari utwite rero arambwira ati ngwino wicare buriya ntari bugaruke. Naragiye ndicara, ndamubwira nti ahubwo nanagaruka ntabwo mutuma yicara hano kuko ndamumerera nabi. Amaze kuvugira kuri telefone rero nabonaga akorana n'igihe cyane, areba ku isaha ye cyane. Yagarutse kwicara aje mureba nabi, mbona aragiye yicaye ahandi. Naho akihicara hari umugore utwite nawe aramubyiga, ababuza amahoro arabavuyanga, bose ababuza amahoro. Ntihaba hari ukibasha gukurikirana cya giterane cyangwa ya ndirimbo nziza yari irimo, ahubwo arabavuyanga, abandi nabo barajujura kubera uwo mugore wari wabujije umutekano. Nagiye kubona rero mbona igiterane kirarangiye. Nabonaga ngo umushumba mukuru uyoboye iryo torero rya ADEPR ari nawe wari uyoboye icyo giterane, yarahagurutse afata abashyitsi yari yatumiye bari baje muri icyo giterane, afata n'abakristo bari bagize komite nyobozi, bazamukana b'abashyitsi bajya kubereka aho urusengero ruri. Ubwo rero nanjye nagiye kubona mbona ndiyo kuri urwo rusengero, mbona abamurikira urwo rusengero. Rwari urusengero rwiza rwubatse rwa etaje igeretseho indi hejuru, yari isize irangi ryiza ry'umweru, ikagira amadirishya manini meza cyane. Nuko aho mbona abamurikira urwo rusengero, ariko nitegereje mbona hejuru ku gisenge kuri urwo rusengero hari hasakaje ibyatsi. Abahinzi murabizi biriya byatsi bahinga mu mirima y'umushike bikagenda bikuma,
aribyo bakunda gucanamo gutwikamo ibiyorero. Ibyo rero nabonaga bagiye barayora, barabizana babirunda hejuru ya rwa rusengero, mbese bari iryo sakaro basakaje. Nuko njye mbibonye gutyo ndatangara, ndavuga ni mbese ubu bano bantu bino bintu bakoze ni ibiki? Ntabwo babona ko ibi byatsi barunze hejuru y'uru rusengero rwiza gutya birupfukirana ubwiza bwabwo ntibugaragare? Mbese bano bashyitsi bo ntabwo bari kubona ko ibintu byakozwe atari byiza? Mbese abayobozi bo kuki bubatse inzu nziza gutya bayirangiza bakayisakaza ibyatsi bimeze bitya? Kuko nabonaga byasomye, byatwikiriye mu madirishya, byapfukiranye ubwiza bwa rwa rusengero. Nuko ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo aba bantu bari bakomeye mu ntangiriro bafite umwuka wanjye, abarwayi barazaga bakahakirira, abafite inyota n'inzara barazaga bagahembuka, abafite ibyaha barazaga bakahakirira bakabona agakiza. None umwuka wanjye barawirukanye. Ubwo nahise vaho rero ndamanuka kugira ngo nkomeze urugendo nari ngiyemo. Nigiye epfo nko muri metero 10 cyangwa se 15, imbere yanjye haratigise hahita hacukukamo icyobo kirekire. Ngiye kubona mbona havuyemo abasore 3 b'intarumikwa. Ba basore ubona ko bakoze umubiri koko, nk'urugero bamwe bitera amakofe, ubona uburyo baba bameze, ndabona ko bari bameze. Imibiri yabo yari yakaga cyane nk'aho babashyize mu ngunguru z'ubuto. Bari bambaye amakabutura y'imikara kandi hejuru nta kintu bari bambaye. Nuko bavuga mu ijwi riranguruye ngo tugiye kurimbura ririya torero rya ADEPR. Bakivuga gutyo narambuye ikiganza ndabacyaha ndavuga nti nimusubire ikuzimu mu izina rya Yesu. Uwari uri imbere ubayoboye yikubise hasi. Akikubita hasi 2 barantomboka imbere, maze umwe arankebuka amera ikijisho. Nibwo rero wa wundi wikubise hasi yambwiye ngo nubwo nkubise hasi yewe sinjya mpfa, n'ubundi ndongera mbyuke, kuko gahunda ituzanye niyo kurimbura itorero rya ADEPR. Nibwo nateye hejuru mu ijwi rirenga ndavuga nti nimusenge, 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 dore baje kubarimbura. Ako kanya b'abayobozi barimo n'umushumba n'ababashyitsi n'abakristo bari bahari bakebukiye rimwe muri cya cyerekezo twari turimo, ariko bagikebuka bakubise amaso b'abadayimoni bose bahindukirira rimwe basubiza amaso inyuma, maze ntibabasha gusenga kubera ubwoba bari bagize. Ako kanya numva ijwi rirambwiye ngo nibyo koko abo badayimoni baje gusenya itorero rya ADEPR kandi bagiye kuririmbura mu buryo 3 ngiye kugusobanurira. Ryajwe numvise rirambwira ngo uwo mudayimoni wa mbere ubona uryamye hasi, uwo nguwo aje kwibasira abayobozi barimo umushumba mukuru n'abamwungirije n'abashumba bose bashumbye mu maparuwasi. Uwo nguwo azabateza amacakubiri, abateze kutumvikana, abateze mu mwiryane. Ntibazigera bumvikana na rimwe ku ngingo nyinshi zizagenda zifatwa. Abo ngabo bazabaho mu buzima bwo kutumvikana, bituma itorero rya ADEPR ritagira ireme. Ambwira uwa kabiri, arambwira ati uriya wabonye kureba nabi watambutse bwa mbere, turiya aje kurimbura umuntu wese ufite umurimo mu itorero rya ADEPR. Iyo abo ngabo barimo babaririmbyi warebaga bateza ubwibone no kwishyira hejuru, haba harimo abahanuzi n'ab'ingenzi, abo ngabo bazibasirwa cyane. Harimo abadiyakoni, harimo abarimu n'abandi bose uko inzego zigenda zikurikirana mu itorero rya ADEPR. Uwa gatatu rero bafite misiyo yo kwibasira abakristo, abo ngabo kubateza kutumvikana, kubateza inzangano, kubateza amagambo, kubateza kutumva ijambo ry'Imana. Abazajya baza gusenga muri iryo torero benshi bazajya bafatwa n'umwuka w'amagambo, nibabona hari ugiye kubigisha batangire kumujora, batangire kuvuga ibibi bye aho kugira ngo bumve ijambo ry'Imana ari kubabwira. Kubera uwo mwuka uzaba waraturutse hejuru ukibasira abashumba, ukibasira n'abandi bafite imirimo mu itorero,
bizatuma abakristo bazajya babasuzugura, bafatemo ko ari abanyabyaha, ko batabasha no kubageza ku Mana. Benshi bazajya baza nk'uko bagataye nk'uko baje, nta rukundo ruzaba rukibarimo. Benshi bazatukwemera bave mu gakiza, abari barakijijwe babivemo bavuga ko babishywe, kuko n'ababahaye inyigisho bakabafasha gusohoka muri bya byaha nabo ubwabo bababonye babikora, bityo babifate nk'ububeshyi bave mu byizerwa. Nuko mpabwa ibyanditswe dusanga muri Bibiliya yera no muri Bibiliya ntagatifu, ariko njyewe nkaba ngiye kubasomera muri Bibiliya ntagatifu kuko niyo mfite, ariko zose zirahura. Naba ufite Bibiliya zera namwe muzisome. Icyanditswe rero nahawe cya mbere kiri muri Matayo ibice 5 kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 16. Icya kabiri tukagisoma mu Byahishuwe ibice 2 kuva ku murongo wa 1 tukajya ku wa 4 ndetse n'uwa 5. Ibyo byanditswe rero ibyo bikubiyemo ubwo buhanuzi nahawe. Icyanditswe cya mbere turagisanga muri Matayo ibice 5 kuva ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Haragira hati: muri umunyu w'isi, ariko se umunyu wakayutse bawusubirishamo iki uburyohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntikihishira, kandi ntawe ucana itara ngo aryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, aho rimurikira abari mu nzu bose. Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru. Amen. Ikindi cyanditswe rero turagisanga mu Byahishuwe ibice 2. Turasoma umurongo wa 1, uwa 4 n'uwa 5. Haragira hati: andikira umumarayika wa kiliziya ya Efezi uti: ufashe inyenyeri 7 mu kiganza cy'iburyo, akagenda rwagati mu matara 7 ya zahabu, aravuga ati, ku murongo wa 4, nyamara mfite icyo nkugayaho, nuko utakinkunda nka mbere. Ku murongo wa 5, ibuka rero aho wahanantutse ukagwa, gira wisubireho kandi ukore ibikorwa nk'ibya mbere, naho ubundi ngiye kuza, maze niba utisubiyeho nzakure itara ryawe mu mwanya waryo. Amina. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yaherekeresheje ubu buhanuzi. Iyerekwa ryo ku itariki ya 14 z'ukwa 4 2025 rirangiye, nibwo nagize ubwoba nibaza icyo nkwiriye gukora. Mbaza Imana ni iki nakora ko binteye ubwoba, kandi nkaba ntashobora kujya mu itorero ritari iryanjye ngo njye gutangayo ubutumwa. Ntacyo Imana yashubije, byakomeje gutyo. Ku itariki ya 16 kuri ya saha nyine y'isaa 9 maze gusenga, nibwo nongeye kwirambika n'ubundi ninjira mu iyerekwa. Ubwo nagiye mbona ndyamye ku buriri bwanjye, iruhande rwanjye hari haryamye umwana w'uruhinja ruri hagati y'ukwezi n'amezi 2. Mbona uruhinja rurandebye ruraseka, nanjye kubera no gukunda abana mu buzima busanzwe, ntwarwa nuko ako kana kari kunsekera, nkajya nkaganiriza, ariko ko nikasubizaga uretse guseka gusa. Mu gihe rero nkishimiye, nibwo nagiye mbona umwana arahwereye amera nk'upfuye. Ndabyuka ndavuga nti ibi ni ibiki se kandi bibaye kuri uyu mwana? Nibwo natangira kumusengera, ndasenga cyane, ngiye kubona umwana arahembutse, arongera ankandurira amaso, araseka yishimye. Ndongera namukinisha, ambwira ariko ntiwongere kunkora ibyo unkoze. Haciyemo akanya rero ngiye kubona mbona n'ubundi arongera ahwereye ku nshuro ya 2. Ndavuga nti se Mana, ibi ni ibiki? Umwana ndongera ndamusengera, mbona arongera ahembutse. Ku nshuro ya 3 nibwo nongeye gukomeza kumukinisha, n'ubundi mbona arahwereye ku nshuro ya 3. Mu gihe rero ngiye kongera kumusengera, nibwo nagiye kumva numva ijwi rirambwira ngo uru ruhinja ureba ni urwa ADEPR, nyamara wagenda ukababwira. Nibwo nahise mbona ikindi cyanditswe
cyanditswe mu byahishuwe ku nshuro ya kabiri. Murumva nari nakibonye bwa mbere iyerekwa rya mbere ryo ku itariki 14 z'ukwa kane 2025. Icyo cyanditswe cyo mu byahishuwe nongera kukibona kigarutse igice cya kabiri umurongo wa mbere, uwa kane n'uwa gatanu. Twabisomye, muraza kubisoma mu gice cya mbere twabanje kubisoma. Ubwo rero bwarakeye, nibwo rero Imana nayibwiye ni ibi bintu uri kumbwira ni ibintu bikomeye, mbese nkora iki? Hari ku manywa, mu gitondo nari mpetse umwana w'umuvandimwe wanjye ndi kumuhendahenda. Umva ijwi rimbwira ngo ugiye kubona umushyitsi kandi niwe uri bukubere ikimenyetso cy'uko ari jye bavuganye nawe. Bigeze nko mu masaha y'isaa 4 nagiye kumva numva umuntu akomanze ku irembo. Ngiye kumukingurira nsanga ni umusazi abana n'ubumuga bwo mu mutwe. Yari yuzuyeho umwanda, yari yarabyimbye amaguru kubera kwirirwa agenda no kurara mu marimbi. Ijwi rirambwira ngo mukingurire kandi umusengere nurangiza umugaburire. Ariko ngira ubwoba bwo gutinya ko hagira ibyo yangiza. Ijwi rirambwira ngo wigira ubwoba mukingurire. Niko namurungurutse rero mu mwenge wa porutaye, arambwira ati mabuja wampaye ibiryo komeruka kurya kera. Maze ndakingura ndamwakira ndamugaburira. Wahereye isaha 5 musengera kugera ku isaha 9 byasa n'ubundi nkunda gusengeraho. Umurwayi arakira aba muzima, ubu ni muzima, igihe nikigera muzamubona, ariko ni muzima ubu ngubu, arakora, akorera amafaranga, arashima Imana, atanga ubuhamya anyuze hose, igihe nikigera nawe uzamubona. Ubwo rero nashize ubwoba ndavuga nti burya koko ni Imana yavuganye nanjye, reka ubu butumwa Imana yampaye kugeza ku itorero rya ADEPR ubashyikirize. Dore rero ubusobanuro bw'izi mesaje zombi uko nabubonye. Muri mesaje ya mbere, Mwuka w'Imana yasobanuriye ko umugore utwite inda nkuru wendaga kubyara ashushanya itorero rya ADEPR, naho umwana umuri mu nda agashushanya umwuka wera uri muri iryo torero. Naho umugore waje yambaye ijipo y'umukara n'ishati yera, igitambaro cy'umukara n'umweru n'inkweto z'umukara, isaha na telefone, ashushanya ubwami cyangwa se itorero rya shitani bwinjiye mu itorero rya ADEPR mu mayeri. Ngo nk'uko imyambaro y'uwo mugore ibigaragaza, yaje yambaye imyambaro y'umweru n'umukara, bishushanya kwiyoberanya kwa Satani mu itorero rya ADEPR. Aha rero nkaba narahawe icyanditswe dusanga mu byahishuwe ibice 13 umurongo n'uwa 11. Turasoma mu byahishuwe ibice ni 13 umurongo n'uwa 11. Haravuga ngo nuko mbona nanone ikindi gikoko kizamuka ku isi, cyari gifite amahembe 2 nk'intama, ariko kikavuga nk'ikiyoka. Murabyumva rero, uyu mugore nubwo yagaragaraga nk'umurokore, akaba yaraje aje gusenga nk'abandi, ariko muri we yari yifitemo umwuka mubi wa sekibi ugambiriye gusenya iri torero no kubangamira umwuka w'Imana uririmo. Uyu mugore kandi agaragara nk'ufite isaha akoreraho kandi akagira na telefone. Iyi telefone rero ni umuyoboro uhuza umwuka mubi ukorera mu bantu binjiye muri ADEPR bitwa ko ari abakristo nyamara atari bo. Bakorera rero ku gihe, bakorera ku gihe kuko igihe cyabo ni kigufi, barabizi.
niyo mpamvu mwabonaga mwiyerekwa mbona nyine akunda kureba ku isaha cyane kuko ari gusiganwa n'igihe, kandi ikindi akaba yari afite n'iyo telefone ariyo muyoboro umuhuza neza na Sekibi Satani, agendera ku mabwiriza bamuhaga. Naho icya gatatu Mwuka Wera yambwiye ni kuriya kujujura kw'abakristo. Abakristo nubwo mubyibuka batangiye kujujura ari uko uriya mugore w'umunyamwaga yatangiye kubyiga wa mubyeyi wari utwite. Ni ukuvuga rero bisobanuye yuko abakristo bo mu itorero rya ADEPR bazasobanukirwa, benshi babibone cyangwa se yenda baranabibona simbizi, hanyuma nibamara kubona ibiri kubera mu itorero bazavuga bati ibi bintu ntabwo biri guturuka ku Mana, ibi bintu ni ibya shitani. Basakuze rero babivuge babibwire n'abayobozi cyangwa se hagati yabo, ariko ngo abayobozi ba ADEPR babima amatwi nk'uko nabibonaga n'ubundi mwiyerekwa. N'ubundi abayobozi bo barakomeje biyumvira za ndirimbo zarimo ziririmbwa na korali, ntibita kuko mu giterane hadutse urusaku rw'abakristo barimo kwijujuta kubera uwo mugore wazaga kubyiga bagenzi babo. Icya kane Mwuka Wera yansobanuriye ni kuri korali yaririmbanaga ubwibone, ikora amajeste adasanzwe kuko buri wese yakoraga uko ashoboye kugira ngo abe ari we agaragare nk'aho ari we muhanga. Mu bishushanya ingeso n'imico izinjira mu itorero rya ADEPR ngo kandi yari ikizira. Ibyo bizakorwa babibone nk'iterambere, ariko mu maso y'Imana ngo ari ikizira. Icya gatanu rero nasobanuriwe ni urusengero rwari rwubatse ari etaje, ariko rukaza kurangira mbona rusakaje ibyatsi byarupfukiranye. Ibi bisobanura, ibyatsi bisobanura ngo ibikorwa bibi bizinjira mu itorero rya ADEPR, ngo imico n'imigenzo mibi n'ibyaha by'indengakamere bizinjira mu itorero rya ADEPR, hanyuma ngo bigapfukirana Mwuka Wera urikoreramo cyangwa se warikoreyemo, hanyuma ngo ibikorwa byiza bya kera ADEPR yakoze ari byo birangwa na etaje nziza isizwe amarangi y'umweru, ngo maze bikazapfukiranwa n'ibikorwa bibi, n'ingeso mbi n'ibyaha by'indengakamere ngo bizinjira mu itorero rya ADEPR. Ibyo rero ngo bikazababaza Imana kuko ibikorwa byiza byose ADEPR yakoze bizaba bibaye imfabusa. Inzu nziza rero igaragazwa n'igisenge cyiza ndetse ngo na fondasiyo nziza. ADEPR yatangiye neza ifite fondasiyo nziza ariyo Mwuka Wera, izamuka neza cyane iyobowe n'Umwuka w'Imana. Benshi barahakiriye, abaje barwaye barahakiriye, abaje buzuye ibyaha barakizwa bahinduka abana b'Imana, abasambanaga, abicaga, abarozi, abapfumu n'abakonikoni babivamo barakizwa bagarukira Imana kubera umwuka mwiza w'Imana wakoraga muri ADEPR. Ngo ariko umwanzi Satani yinjiye muri ADEPR mu ishusho yo kwiyoberanya, ngo gahoro gahoro Umwuka Wera ugenda wirukanwa. Niyo mpamvu rero mu iyerekwa rya kabiri ariho nabonye ruriya ruhinja rwari rwiza ruseka, ariko nkabona ruhera, nasenga rukazanzamuka, sobanurirwa yuko ari Umwuka Wera uyu munsi uri muri ADEPR. Ngo niko bisigaye bimeze, Mwuka uharinga ararembye, ngo ararembye cyane, ngo ariko kubona hwera
we yajya kugenda hakagira ab'ingenzi bake basenga, ngo basenga umwuka akongera agahakorera, ariko ngo igihe kizagera ngo nibadahinduka ngo basubire ku rufatiro bahozeho, igihe kizagera ngo umwuka wera azabakurwemo. Ndabwirwa ngo umwuka wera namara kubakurwamo ngo ibyanditse muri Matayo ibice 5 umurongo wa 13 ngo nibyo bizahita bisohora kuri Adeperi. Reka tugasome nubwo twari twahasomye n'ubundi. Reka tuhasome muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 13. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, ngo ariko se umunyu wakayutse bawusubirishamo iki uburyohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Murabyumva rero iby'Imana ivugana namwe Adeperi. Mugerageze murebe ikintu cyatuma umwuka w'Imana abakurwamo maze mugikureho. Kandi uko mwari muri kwari kunejeje Imana, byaba byiza musubiye ku rufatiro maze nimwishinge ibyo Satani abinjizamo, ahubwo mugakomera ku kwemera n'isezerano mwagiranye n'Imana maze mukagororerwa. Hari hasigaye rero igihe gitoya kugira ngo ingororano yanyu muyibone, nk'uko umubyeyi aba atwite nyine azahajwe n'umunaniro n'umubabaro mwinshi mu buzima bw'igihe atwite, ariko arishima akavuga ngo mu gihe gitoya ndaba ntanze ubuzima, maze nzashimishwe n'umwana wanjye nzaba mbyaye. Ni koko umubyeyi ashimishwa n'uko afite urubyaro mu biganza bye. Iyo amaze gushyikira umwana ntaba akibuka umubabaro yagize atwite, ntaba akibuka bya bise, ntaba akibuka ya majoro yararaga, ahubwo yuzura ibyishimo kubwo kubona icyaturutse mu mubabaro we. Namwe rero ngo ubu mwari mumeze nk'umugore utwite witegura kwakira ibyishimo. Ngaha rero umwuka w'Imana nabayobore, umwuka w'Imana nabamurikire, maze mubashe kugaruka ku rufatiro, maze ingororano yanyu izabe nyinshi mu ijuru. Amen. Imana rero ishimwe cyane ko mbashije kubutanga. Yaba Imana yankundiraga ikagera mu mitima y'abawugenewe, maze itorero rya Adeperi rikongera kubaho neza nk'uko ryahoze. Imana ibashyigikire. Reka dusenge. Nyagasani Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, nibyo koko niwe wafashe roho ndwi n'inyenyeri ndwi mu biganza. Ibi ni amatorero 7. Wowe ufite itorero rya Adeperi mu biganza, urarizi kandi urarisobanukiwe. Uzi aho ryavuye rikagwa. Ndakwinginga kugira ngo wongere wohereze roho wawe muri bo, umwuka wawe yongeye kubasanga, bagaruke ku rufatiro ruzima. Nyagasani, sabiye abakristo imbaraga, sabiye abapasiteri imbaraga, sabiye abafite umurimo bakora bose, barimo ab'ingenzi, abahanuzi, harimo abadiyakoni, harimo abarimu, harimo abashumba batandukanye. Uwiteka Imana ubasange ubuzuze imbaraga zawe. Nyemerera ubafate ukuboko ubagaruye mu nzira itunganye. Nyemerera izina ryawe rishyirwe hejuru Nyagasani. Dayimoni Satani we kongera kuyobya abana b'Imana. Nyemerera Uwiteka utsinde imyuka mibi izamutse ishaka gusenya itorero ryawe. Itorero ry'irinyamwuka, nyamara Shitani arifitiye ishyari kandi arifitiye umujinya, kuko hari benshi bahahengukiye, hari benshi bahaboneye ubuzima, hari benshi bahaboneye agakiza, nyamara Shitani arashaka kubasubiza inyuma. Mana yacu,
ni wowe umenya amatorero yawe, ni wowe umenya imiryango yawe, ni wowe wansobanuriye neza yuko utari Imana y'amadini, ahubwo twese turi mu itorero ryawe. Ngaha rero Nyagasani Imana, igerere mu muryango wawe, igerere muri ADEPR, maze uhindure ibyo umwanzi Satani yagoretse, ubisubize ku murongo. Urakoze Mana yacu, icyubahiro n'ikuzo nibikomeze bibi byawe, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Bisabye kandi nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Muze duhunge, hunga Imana yihungiraho, hunga Imana yihungiraho, badusumirwa n'Imana yihungiraho, hungire muri Yesu. Yo bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite amatwi cyangwa se ugutwi niyumve ibyo Umwuka Wera abwira amatorero. Bene data, iyi mesaje inkoza ahantu hakomeye, kuko nibutse ko dukizwa cyajyaga gikomeza itorero n'abanyetorero, nukumva mesaje nk'izi bagafata ibihe byo gusenga bakamenya ibitera aho bituruka. Ariko mfite ubwoba iki gihe cya none cyamaze kwambura abo twajyaga tubona bari itorero, cyamaze kubambura ibihe, cyamaze kubambura izo mbaraga, cyamaze kubambura. Ni igihe kibi, ni ikinyejana cy'ubugome, ni ikinyejana cyo guca imanza, ni ikinyejana cyo kwishyira hejuru, ni ikinyejana cyo guhiga abavuga ukuri, ni ikinyejana kirimo kurwanya inyigisho y'ukuri, ni ikinyejana kirimo kwikakaza no kwishyira hejuru. Ariko bene data, unyumva kumva rino jwi, ndakwinginze, niba wumva muri we hakirimo ubugingo buzima, fasha dusenge ku bw'itorero ry'Imana. Torero Imana ibabazwa nuko riri guhwera. Ryarubatse rikavunika, inyubako igahera muri fondasiyo, rigashyiraho byose n'amarangi, ariko kubera ibihe rishakaje ibyatsi. Ayiwe Yesu we, Yesu ndakwinginze, iri torero ryaratubyaye, turakura. Ibyo turirimba, ibyo duhanura, ibyo dusenga, ibyo tuvuga, izi nyigisho zose tuzikesha ko twarinyuzemo, rikatwigisha, rikaturera. Natwe turigiriye igishyika nk'umubyeyi, turarihendahendeye. Uwiteka, ngwino ukuri binure ku mitima ikwiye kumva iyi mesaje. Abera b'Imana bamenye icyo ushaka, abantu b'Imana bahinduke. Haleluya. Turasenze mu izina rya Yesu. Wa mwuka w'ikuzimu we, turakunanije. Duhagaze muri wa muririmbyi yavuze ngo abera baryo bahora bari maso, ngo babwire umwami ibyaryo ngo azarirengere. Ni igihe cyo kugira ngo urengere itorero. Aya marira ndira ntabwo ari ikindi, ni ay'itorero ryawe Kristo, itorero ADEPR. Ngwino urirengere. Kandi Kristo, umuntu wese wakumenye nagira uwo mutima wo kurera umurimo, kuko yari ingobyi ihetse benshi. Nta nubwo ari abaririmo gusa, n'itorero ryahetse igihugu, n'itorero ryahetse abantu benshi, n'itorero ryahetse andi matorero, n'itorero ryamurikiye benshi, n'itorero ryabaye iryigirwaho ku mico ya gikristo no gusenga no kwizera no gukiranuka no ku ngeso nziza. Ndakwinginze ntiwemere Satani agera ku ntego, ahubwo umugambi wawe uganze. Murakoze cyane Kristo kumvishe gusenga. Cyobaro n'ikibi cyatugucire bugufi ko uri hejuru ya byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nkubwire wowe turi kumwe ngo ukore subscribe,
ukora iki kiganiro ugisharinge, ugiha abandi, kandi mushyireho komenti kugira ngo dukomeze turebe icyakorwa. Abakunda gusenga dufate amasengesho yo gusenga kubw'umurimo w'Imana. Nanjye mwari kumwe n'abakunda, ni Rev Pasiteri Moise Sindayigaya. Ndabakunda cyane kandi dukomeze dusenge. Iyi cano yo ni iyanyu, ni umuyoboro wanyu, mukwiye gutanga ibitekerezo.